ikintu kiriho cyane ni ukurwaza umudamu. Narwaje umudamu ajya muri koma iminsi 4. Koma namwe muvuga muri koma, nabyumvanye abantu sinzi nimba ari n'uruhe rurimi. Ubundi koma nugugira gute? Ni mu Gifaransa. Muri koma ni nko kuvuga ngo urumve nkome. Koma bimeze ki? Hari igihe umuntu akubwira ibintu ukamwira ati urumve nkome, kandi nawe yari muri koma nta koma, nta nanyeganyega. Mpera Imana amashyi ko yamukuye muri koma nyuma y'iminsi 4. Abantu bose barimo banyegera bambwira bati indwara yarwaye, kuko yarwaye impyiko kandi zose nizo yararwaye n'ubarazirwaye, ariko Imana yaramworohereje. Umuntu ubishaka komera Imana amashyi kuko ntago iri bubyange. Nubishaka yongera yandi ntago ugiye ahaga. Mbere yuko ndirimba indirimbo bampaye 2, ndabanza nshima Imana cyo murakimbabarira. Nabikoze nago naririmba numva ameze neza. Icyambere ndashimira Imana ko ndi hano. Wowe kuko usanzwe uhasengera urabona wowe ari bisanzwe. Nje kuba ndi hano ni ikintu ngomba kubanza gushimira Imana by'umwihariko yimpera yandi mashyi. Hari igihe ugambirira kuvuga ikintu wumva uri bukivuge ukajya unikanga ko wakibagirwa. Byari byakubaho ugahaguruka cyangwa ukajya ahantu uri bukora ikintu wagerayo ugasanga ntiwagikoze kandi cyari muri gahunda. Noneho rero mu bintu nari navuze ko ndi buvuge kimwe Bishop arakimvugiye, icyo kuvuga ko nza bwa mbere muri Bujumbura ari ahangaha nabanje. Numvaga ndi buze kubibwira abantu wenda batanzi nduwa kera ugira ngo nduwavu. Natangiye kuza hano mfite penki igera nka umusatsi mwinshi cyane, mugabanya kugira ngo utaba mwinshi. Ubu rero sinyogoshaho kandi nabwo ukaba muke. Nta ukoraho yongeye kwiyogoshesha ndavuga naho hareke, ariko nabwo ukanguka agenda. Ariko si ikindi nawumazeho iminsi, umusatsi nawumazeho iminsi. Naje mu 2008, none turi mu 2026. Imyaka ishize ntimuyimbaze namwe mube mubibara ntekereza ibindi. Hanyuma nimba harimo umuntu umbonye ari ubwa mbere kwivuga ntacyo bitwaye, nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bagakunda kunyita Theo bose babireba. Iryo zina ugiye nko muri Google ukaryandika waribona ahantu henshi, mu bihengamye, mu bihengetse, mu bicuramye, mu bigizuku, mu bimezuku, mu biribyo, mu binyoma byose ririmo ari kenshi cyane. Ariko ndashima Imana ko yari impaye, nta wundi muntu uryitwa mu isi cyakoze ryanditse muri Bibiliya. Hatazagira n'abantu bagira ngo ni ibintu nihimbi. Riri muri icyo gitabo cya Bibiliya nararisomye nsanga no muri Bibiliya ryanditse mu magambo yandikishije inyuguti nini riciyeho udukubo. Ndavuga ati iri jambo bahinduye ryo bakarigira rinini reka ngyitwarire. Imana ihitira inyihera, mutagira ngo ni ibyo bampimbye, naranabisomye. Ndashima Imana kuza muri iki gikorane cy'abamama, nkanabashimira ko mwangiriye icyizere. Ubwo nshimye Imana yabakoresheje namwe mukemera, nanone bayimpera amashyi. Hanyuma kandi nubwo amashyi muri gusa n'abayakoma gake, nimushaka mwitegure kuyakoma cyane kuko muzayakoma. N'ibyanga uyu munsi ejo bizakunda, n'ibyanga ejo bikunde ejo tuzagera ku cyumweru muyakoma. Ndabizi kuko n'ay'Imana n'abantu turabakomera amashyi. Imana niyo idakwiye amashyi ariyo yadutije ibiganza ngo dukomere abantu amashyi. Nje hari ahantu njya mukahagera mbere, hakaza kuza umuntu uri buze nyuma, bakababwira ko nahagera muri bukoma amashyi kugeza yicaye. Yahagera nawe agatinda kwicara,
akanyura nkaha agakata nkaha mukayakoma, agahagararamo gake akitegereza nk'akantu mukayakoma. Rero Imana yaduhaye ibyo biganza bituma twicira inshuro ku bantu. Imana tuyongera amashyi nanone. Amen. Nsigaje nka kimwe nkaririmba. Ariko ikindi nimba abamama barantumiye, ntago abamama ari bo bayobozi b'itorero baherukayo. Turashimira n'itorero muri rusange n'abayobozi baryo. Namwe kungirira icyizere, Imana ibahe umugisha. Iyo myaka ishize mukaba mutarandambirwa, harimo ikintu gituma mutandambirwa. Iyi kandi nanjye ndakizi kirimo. Nta nubwo ari icyo nize mu mashuri, ni impano y'Imana. Mushimire Imana itanga impano abantu bakayikunda. Iwacu abantu barira no gusetsa bavuga n'ibidafite umumaro bikabatunga ngo ni impano ngo ya comedy, akavuga n'ibintu byanakurakaza. Ariko sinzi ukuntu abantu baza bakanabikunda ukabona ngo nabyo babyemeye. Rero mfungiye aho, ariko ndatanga intashyo zo mu rugo rwanjye. Mfite umudamu witwa Mushimiyimana Marie Chantal, anamaze igihe arwaye. Abantu baramuzi hano, simwamubona. Harimo abamuzi n'abatamuzi. Aha yarahaje, ariko mva igitangaje, gutyo ureba ndeshya nganuko ndamusumba. Reba nawe umuntu nsumba ni nawe mudamu wanjye. Itureka nanjye yo mureba ndavuga ati nawe wabaye mugufi rata, ubwo ngo nge ndi muremure. Hanyuma ariko Imana yatugiriye neza, tubyaranye 7. Abana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Usibye ko wenda ndi bubazane naba nabibateguje, ariko jya ninjiranye hano n'abana banjye ntiwabyemera. Uwo muhungu aragera nkaha, naravuze se ubu ni ibyanyabyo n'uwanjye. Niyo tugendana ntibamenya ko ari uwanjye, ni igihungu cy'igisore kirekire. Njye mvuga Imana nayo yanze kunkurira amahoda, iravuga ati ninkuha bareshya nawe bizagenda bigorana mu myaka izaza. Inshiriramo uwo nguwo. Amen. Ikintu mba nshaka nuko umuntu waje mu nzu y'Imana yishima. Bavuze ngo niba udakonje ntubire, ngo uradahuka uragira gute? Wajabukamo nimba ari ukujabuka. Kandi ndumva nge nshaka ko dushyuha ibyo gukonja bikazajya ahandi. Dushyuhe, ndumva nge najya mu bushyuhe, si byose? Haleluya, haleluya. Ibyo byose ndabivugishwa nuko nari nanabakumbuye. Ntago narekura mikoro ntavuze ko kubona Pasiteri Bigabo namuherukaga kera. Naje nka 2 hano bakambwira ngo hari ahantu akorera, nkumva birasaba no kwambuka umupaka. None naje nsanga arahari, ndanabimubwira nti naraje ndakubura. Ikintu gituma rero mutindaho, kera nza bwa mbere niwe muntu ku isi nabonye wanyitangiye atanze, ari ubwa mbere mbonye. Uyu mugabo yigeze kunkorera akazi, nahana amafaranga yuzuye igikapu nyakuye aha ngaha. Nazanye nk'udusede 5, aravuga ati reka reka. Aragenda arazigura, atereka amashini hariya ku irembo, akajya multiply, akavuga ati ugurire n'inshuti yawe. Arazicuruza yose arayama. Nkubwire ko hari aho najyaga bakayacuruza bakanayanyiba. None wowe mbere inyangamugayo, Imana ikumpera umugisha. Mujye mushimira abantu bakiriho. Urumva amashyi atangiye kuza? Reka mbanze ndirimba indirimbo. Kiriramo indirimbo niririmbire. Hari indirimbo bansabye, ndagira ngo nze kuyitegura nintayiririmba ejo nzayiririmba n'ejo bundi. Ni indirimbo ivuga ngo mukunzi mwiza nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Abantu bashimira Imana bakayimera icyubahiro gutya ku mpamvu yawe bwite, ushaka ukavuga atakira ishimwe ngushimiye ukayiha icyubahiro. Hanyuma uriya nawe agahita ashyiramo iyo twavuganye. Turakomeje. Ugerageze uzamura akaziki. Sokimara inyota, sokimara inyota, sokina hahirwa umuntu wakumenye.
kwemera, bagutera utwatsi barahakana, ariko namenye ko byari igihe mwamye nkuze, waraje ukora icyo wagombaga gukora. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Mbegabo wakuye kure, n'amahirwe twari dufite, kuko twari dutuye rubi, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twari kure amasezerano, umwanzi atwishima hejuru, none ubu turabana mu rugo rwa data, turarya tugasigaza, umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye. Ongera unzamurire ikiganza gutya hejuru. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soko imara inyota, noneho koma amashyi. Soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Imana ibahe umugisha. Abantu bamenye Yesu mumwongera amashyi n'umugisha mwagize. Hasigaye imwe. Ubu nizanjye nipangiye, mnyobowe n'umwuka wera, ariko ntago nahagarara hano nutwo tuntu dukeya mvuze, kuko mfite byinshi, bimwe nzanava mbivuze ndabizi, ntago nzabisubiranayo, njya kumva nkumva nabivuze. Hanyuma kandi kuko nzi ko bibangamira Satani, nanjye ntago mba turi inshuti, ndamubangamira. Buri muntu mwegeranye ngo kumenya Yesu byongera amahirwe. Ubwo se Satani ntababaye kandi nawe ashaka ko mumenya. Komera Yesu amashyi, nanone Satani araka. Haleluya! Mu minsi ishize ikintu kiriho cyane ni ukurwaza umudamu. Narwaje umudamu ajya muri koma iminsi 4. Koma namwe muvuga muri koma, nabyumvanye abantu sinzi nimba ari n'uruhe rurimi. Ubundi koma nugira gute? Ni mu Gifaransa. Muri koma ni nko kuvuga ngo urumve nkome. Koma bimeze ki? Hari igihe umuntu akubwira ibintu ukamwe ati urumve nkome, kandi nawe yari muri koma, nta koma, nta nanyeganyega. Mbere Imana amashyi ko yamukuye muri koma nyuma y'iminsi 4. Abantu bose barimo banyegera bambwira bati indwara yarwaye, kuko yarwaye impyiko kandi zose nizo yararwaye, n'ubarazirwaye, ariko Imana yaramworohereje anameze neza.
yanamperekeje ngeza ku kibuga n'amafoto ndayafite. Hanyuma ubwo mvuze ku kibuga mutagira ngo ni icy'umupira w'amaguru, ni icy'indege, dore ko namwe noneho rero umva ikintu kitabagora. Njyewe nta ndege nasabye, abantu twavuganye naramubwiye nti numenya n'inzira y'igare, kandi niko navuze. Ukabona iyi imodoka wowe ubona aho unyuza nigerere muri gerizo, iby'indege si ngombwa ngo niho hakora, nubona ahantu nseseka gusa nahanyura. Ati njye nzaza. Imana nimba yarebye ikangirira imbabazi, namwe naciye ku kibuga cy'inyoni nikabagande babo. Nimba nta sharugira wakomera Imana amashyi. Nubundi naje nifitiye ubwoba, mbona kizungurika nakigira gutya, nkabona abantu bose bifashe ku mutima. Sinzano bigera njya ngo habamo imikuku we, nkabona biri kunyeganyega, nkabona abantu bose imitima irabahagaze. Ako niho naje. Ubwo se ryo sishimwe uzigihe meruke. Ikindi rero ndebera indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa, kuko ndashaka kuvuga abadayimoni. Ubwenge umuntu mwegeranye ngo Satani n'abadayimoni bazaruhira ubusa. Mujye mubibwirana kuko nubundi ntibadukunda. N'iki giterane ntibari kwemera ko kiba, bari gushaka impamvu zose, ariko Imana yatsinze. Haleluya! Ndavuze ngo ikindi nshimira Imana, ubuseka atari inkuru y'ibanga ko kandi ntacyo ndi bube nangije. Muzi ko mu Rwanda hafunguye zingahe? Waririmba heza? Nashakaga kunyura n'iyigare ngo mbone naho ndirimba. Ubu se wapfa kuririmba he? Nta hantu bakiririmba hari. Byaranze. Ntiwanapfa kubivugisha cyane wabureba. Bakubaza ibyo ari byo. None hano murarekura umuziki nkavuga ngo ngera kanongera. Ongera umera Imana amashyi nageza aho babyongera. Iwacu harakinze rwose kandi cyane. Nk'iwacu mu rusengero nsengeramo, njye nsengera muri ADEPR. Ariko ADEPR kuko amakuru ndayamenya nanjye sindi muto muri ADEPR n'imyaka amazemo. Twari dufite insengero zirenga 3,000 ariko bavuga ko nta gihumbi gisigaye. Ubwo se urumva waririmba? Nahasigaye bari kuzisana, ahandi barazubaka, ahandi barindiriye ikizakurikira icyabanje. Numva ziki ari cyo. Hanyuma none niboneraho ndirimba, undebe unarakaye wanamba bare wenda ukajucisha mu gaseka. Kiriramo ivuga ngo bazaruhira ubusa.